Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 13 Kamena 2024, ngo duhimbaza Mutagatifu Antoine wa Padua. Ngaha amasomo ajya gutwegereza Imana kugira ngo turusheho gukora neza icyo Imana ishaka. Isomo rya mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 18 umurongo 41 kugeza ku 46. Ubwo bari munsi y'umusozi wa Karumeli, umuhanuzi Eliya abwira Akabu ati, zamuka urye kandi unywe, kuko numvise umuhindo w'imvura y'impangukano. Akabu ajya kurya no kunywa, naho Eliya ajya mu mpinga y'umusozi wa Karumeli, maze arapfukama, umutwe awukoza ku mavi. Abwira umugaragu we ati, ngaho genda witegereze mu cyerekezo cy'inyanja. Arazamuka aritegereza, maze aravuga ati, ntacyo mbonye. Eliya aramubwira ati, subirayo, bigera ku nshuro ndwi. Ku nshuro ya 7 umugaragu aravuga ati, dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kizamuka kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati, zamuka ubwire Akabu uti, shumika amafarasi ku igare, maze umanuke imvura itaza kugufatirana. Mu mwanya muto ijuru rirahinduka, ryuzura ibicu n'umuyaga, maze hagwa imvura y'umurindi. Nuko Akabu yurira igare rye ajya i Yizireyeli, naho Eliya yuzura imbaraga z'Uhoraho, aracebura, maze yiruka imbere ya Akabu kugera mu marembo ya Yizireyeli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 65. Nyagasani Mana yacu, ukwiye ibisingizo. Wasuye isi uyuhira amazi, maze uyigwizamo uburumbuke butagira ingano. Imigezi y'Imana isendereye amazi, maze ugategurira abantu imyaka ibatunga. Dore uko utegura ubutaka, uyobora amazi mu mayogi, ugasanza amasinde, ukagusha imvura y'umurindi ngo ibworoshye, maze ugaha umugisha imbuto zimeramo. Umwaka usoza uwuhunda ibyiza byawe, aho unyuze hose hagasigara uburumbuke buteye ubwuzu. Ubwirasi bw'amatungo buratohagira mu butayu, utununga ugasanga duteye ubwuzu. Nyagasani Mana yacu, ukwiye ibisingizo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo 20 kugeza ku 26. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi, ntago muzinjira mu ngoma y'ijuru. Mwumvise ko abakurambere babwiye ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azaberezwa mu rubanza. Ngewe mbabwiye ko umuntu wese urarikiye uwo bava indimwe azaberezwa mu rukiko, naho nabwira uwo bava indimwe ati gicucu, azaberezwa mu nama nkuru. Namubwira ati uri umusazi, azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro, ukayibukira ko muva indimwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigora n'uwo muva indimwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Yugira ubwira bwo kwiyunga n'umwangana igihe mukiri mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza, umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaboroshywe mu buroko. Mbikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Mutagatifu Antoine wa Padua turi guhimbaza none, batubwira ko ari umusaseredoti wihaye Imana, ariko akaba afite urukundo ruhebuje, yakundaga abakene. Hari akantu bajya bamuvugaho, gusa abahanga n'abanyabwenge baze kumbabarira, hari igihe bene ibi bintu batabyumva, batabyakirana ko, cyangwa batabyemera, yuko Imana ikora ibitangaza ikoresheje abantu bayo. Kuko Imana burya ntabwo ari kimanuka, aho igenda ikoresha abantu bayo bagakora ibyiza. Ndifuza kuvuga akantu gato kuri Mutagatifu Antoine wa Padua batajya bandika, ariko kagiye gafasha mu bucyo bw'abakristo. Ni akantu bamuvugaho, iyo hari icyo watakaje, iyo umwiyambaje urakibona. Ayo makuru niba ushaka kuyahinyuza ntacyo uzigera wibonera, ariko nubikora no kwemera
ukamwiyambaza, ukavuga nka ndakuramutsa Mariya, ubundi ukavuga uti Mutagatifu Antoni wa Padua, nataye imashini, Mutagatifu Antoni wa Padua, hari ihene natakaje, Mutagatifu Antoni wa Padua, hari ikintu natakaje. Niba koko iryo sengesho rivuganye ukwemera n'umutima mwiza, icyo kintu uzakibona, dore ko abatagatifu badusabira ku Mana. Rero niba hari ibintu watakaje nawe mwiyambaze, Mutagatifu Antoni wa Padua udusabire. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Mu buzima dutakaza byinshi koko, hari igihe dutakaza n'ukwemera. Niba nawe ubona waratakaje ukwemera, wasanga nta n'uko wari ufite, ariko garuka imbere y'Imana, ubwira Imana uti Nyagasani, hari aho ntari kugera, Nyagasani hari aho naguye, Nyagasani hari aho ntari kubasha gukubona. Amasomo ikintu cyacu duteguriye aratwerekeza ku ituro tugomba gutura Imana n'umutima mwiza, ariko hari inzitizi ituma tudatura neza uko bikwiye. Ano ngingo remezo tujye kuzirikanaho yitwa ngo akantu. Mubyeyi, akantu, hari igihe akantu gashobora gutuma koko utegera Imana uko bikwiye. Ako kantu uyu munsi ugakuremo akantu. Hari akantu ufite kakuzitira, hari akantu wasanga wabitse mu mutima wawe. Ako kose gerageza ukarandure kugira ngo ituro ryawe uhereze Nyagasani, maze rimugereho uko bikwiye. Mu isomo rya mbere turazirikana uburyo umuyoboke w'Imana Eliya yaranduye akantu, bigatuma Imana itanga umugisha. Ubwo yaramaze kurandura ibigirwamana, nuko akimika Imana y'ukuri. Kwa kwimura ikigirwamana ukimika Imana, bituma Imana ibona aho yinyagamburira, bituma Imana yisanzura. Nibwo twumvise Imana igushije imvura. Kubera iki? Umugisha w'Imana. Imana ikunda ahantu biteguye, bameze neza, batazanuye amayira, kugira ngo Imana ihatambuke koko ikomeze kwigarura abana bayo. Yamvuga igira iti il faut se dégager pour mieux s'engager. Ni ngombwa gutazanura ibisitaza byose, ibigusha, nyabingi, ibiheko, ibigirwamana, ibyaha, kugira ngo ubutungane bw'Imana butambuke, umugisha w'Imana utambuke. Ngiye imvura iguye, yari imaze igihe kirekire itagwa, ariko kubera ububasha bw'Imana, Imana iratambutse aha hantu. Nguko nawe isengesho ryawe nawe ujye ukora ku buryo ribona aho ritambuka kugira ngo rigukize. Zaburi y'uyu munsi ni zaburi yo gusingiza Nyagasani. Nyagasani Mana yacu, ukwiye ibisingizo. Nyuma y'uko tubonye ibyo Imana ikora, nta kindi gikurikiraho usibye kuyisingiza, kuyirata, kuyiramya, kuyisenga, kuko Imana iri kwiye gusingizwa. Niyo yakoze ibyo byose, nta muntu ushobora kugira icyo akora atabihawe n'ububasha bw'ijuru. Eliya ntacyo yagombaga gukora usibye Imana yabitegetse. Imana niyo igufasha imvura, ntabwo ari Eliya wabikoze. Niyo mpamvu Imana ari ikwiye gusingizwa, ikaratwa iminsi yose. Nk'uko tubizirikana mu nteruro y'isengesho rikuru ry'Ukarisiya, interuro ya 4, ibisingiro byacu ntacyo byongera ku buhangange bw'Imana, ahubwo ni twebwe byungukira ingabire zidukiza. Niyo mpamvu ivanjiri y'uyu munsi irashaka gutwibutsa ko amasengesho twavuga, umva, ibikorwa by'urukundo twakora, ibintu bihambaye twakora hano ku isi, niba nta mutima urimo, niba bitagera ku Mana, byaba bimaze iki? Ubundi mubyeyi, ugiye gusenga ntuhure n'Imana, byagenda bite? Waba uri kwisenga nyine. Akantu kakubuza guhereza ituro ni akahe? Kugira ngo ukarandure. Iyi vanjiri ko twayizirikanye irimo inshinga 5, nanjye kuvuga nagereranya nka za nshinga 5. Wa mukungu waje asanga Yezu, byamugoye nawe gutondagura, bikaza kurangira ngo atondaguye imwe gusa yo kugenda, ntiyongere kugaruka, kajya guca umuti wa mperezayo. Wowe nanjye iyi vanjiri kugufasha gutondagura neza izi nshinga Yezu yavuze. Igihe ugiye guhereza ituro ryawe, ibintu ugomba kwitondera, hato ka kantu kataza kugufata. Iyo ufite akantu bigenda bite? Igihe ugiye guhereza ituro, nujyana ituro imbere y'urutambiro, icya mbere ugahibukira ko hari umuntu mufitanye akantu. Icya kabiri, rekera ituro rya mbere y'urutambiro. Icya gatatu, ubanze ujye kwigorora n'uwo muvandimwe mufitanye akantu, hanyuma ugaruke ntuce umuti wa mperezayo, ubone guhereza inshuro ya 5 ituro ryawe. Amen. Nguko ko nanjye dusenga tugasenga, ariko tumeze nk'abantu bari guhingira ku rwiri, kuko hari impamvu zituma tutari kuronka, hari impamvu zituma
ibyo turi gusaba Imana bitari gukunda, wasanga hari akantu gipfunditse, wasanga hari akantu gatarakemuka, wasanga hari akantu gifite kazinze Imana yifuza ko nazingura ubundi bikagenda neza. Dushatse kubigereranya na liturujia, hari amaturo dutura nahinira mu bwoko butatu kugira ngo nawe wumve niba nta kantu kaba karimo. Ituro rya mbere ni ituro ry'ibintu, ya maturo dutura mu kiliziya, mu gaseke, amafaranga, ibiribwa, ibikoresho, ibintu byose tukabitura imbere y'urutambiro, nyine rwa rutambiro. Ubwoko bwa kabiri bw'ituro ni ituro ry'abantu. Abantu ushobora gutura Imana umuntu ukugoye, umuntu ukunaniza, ugashimira Imana umuntu wakugiriye neza, nanone ugatura Imana umwana, ugatura Imana abawe, usabira abawe, abo ngo bose nabo ukabashyira imbere y'urutambiro, Nyagasani akabakira kandi akabagira neza. Ituro rya gatatu noneho ni ituro ntabwo ari ibintu, ntabwo ari abantu, ahubwo ubuntu bw'Imana. Ngiri rya turo rya Yesu, igitambo cy'Ukarisiya, umugati na divayi biza guhinduka umubiri n'amaraso bya Kristo. Iri turo mubyeyi, abantu benshi ntabwo tujya turitura neza. Kubera iki? Kuko buriya wasanga twahereye mu bintu, abantu, ariko tukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana. Ngaka ka kantu rero kazaza kakatwibagiza bwa buntu bw'Imana, kakatwibagiza cya gitambo cy'Ukarisiya. Nibwo uzajya gusenga, wajya gusenga ukagenda wibuka abantu gusa, ukagenda wibuka bya bintu byawe, bwa bukire bwawe, ariko ntihongera kugira ute, ntihongere kwibuka impuhwe z'Imana. Mubyeyi, impuhwe z'Imana, ituro ry'Imana, ubuntu bw'Imana. Twese turi hano ku isi, ariko dukunze cyane cyane kwishingikiriza ibintu ndetse n'abantu ngaya maturo, ariko tukaza kwibagirwa impuhwe z'Imana, ubuntu bw'Imana. Iryo turo mubyeyi, ujye uritura Imana ukareka impuhwe z'Imana zigakugarurira. Ituro ry'Imana, ituro ubuntu bw'Imana. Iryo turo riteye rite rero? Iryo turo iyo rituye ukaritura neza n'umutima mwiza, nta kantu karimo, umererwa neza. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bari babanye bamara igihe kirekire nta rubyaro bafite. Nuko umwaka wa mbere, uwa kabiri, wa gatatu, wa kane ari abantu basenga, abantu b'Imana, abantu badasiba ingoro y'Imana, ariko bakagira ikibazo nyine cyo kubura urubyaro. Yewe n'ibintu barabifite byinshi cyane, nta kintu babuze pe, ariko bagahanisha ko nta rubyaro bafite. Umwaka wa gatanu urakomeza, uwa cumi, nuko bagejeje ku mwaka wa 12 ngo bajya ku mujyanama wa roho. Bageze ku mujyanama wa roho, bamutekerereza ikibazo bafite cyuko bafite ibintu basenga, nta kintu na kimwe batubahiriza mu by'Imana, ariko bakababuze urubyaro. Twagenze dute kugira ngo natwe tubone urubyaro? Nuko umujyanama wa roho ngaho tekereza no gisubizo agiye kubahereza imbere y'iki kibazo kigoye. Arakura hehe umwana ngo abahereze? Yaba arafite umwana ari kumutera akamubahereza, ubundi bakishima bakamererwa neza. Nuko nyuma y'ikiganiro bagiranye, umujyanama wa roho ababaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere yabaje ati, ese mwarivuje? Nuko bamurondera ibitaro byose banyuzemo bivuza, ariko by'ubusa, ntacyo bagezeho, n'ubundi byaranze, ntibabonye urubyaro. Nuko ikibazo cya kabiri ababaza ati, ese nta wundi muntu mwageze mugera nawe ikibazo? Nuko bareba hirya bareba hino baramubura. Ati rwose tubanyira abantu neza, umva nubwo nta wivuga ameza amabahari, ariko n'abantu badutangira ubuhamya bwiza pe, dukurikije uko batubona muri sosiyete. Nuko ngo bagiye gutaha, umugore ngo aza kwibuka akantu kamubayeho mbere yo gushyingirwa, ariko kajya kagaruka cyane cyane mu nzozi. Nuko aravuga ati, mu bukwe bwanjye twageranye akabazo na masenge, ubwo yandakariye ngo hari kado nagombaga kumuha igitenge cyiza gihenze ntamuhaye. Nuko agiye kumbwira ansezeraho arambwira ati, nanjye ntuzigera na rimwe ubyara ngihari. Iryo jambo nakomeje kuryibuka. Nuko tuza kubijyamo inama n'umugabo, dufata ibiseke, twikorera ibiseke
tugwa na cya gitenge gihenze ndetse kurenza uko byifuzaga, turangije tubijyanayo. Umwaka ukurikiyeho twategereje ko tubyara, ntitwabyara n'ubundi, kandi ibyo biseke twarabitwaye. Kuki ubwo tutabyaye byo? Icyo rero nicyo kibazo nanone twongeye kwibuka, ariko twibuka ko icyo kibazo twagikemuye, ariko n'ubundi ntitwabyara. Twakomeje kugira ubwoba rero bw'iryo jambo yavuze, kuko tutazigera tubyara mu gihe atarabivuga. Ntuzigera ubyara ntarabivuga. Twategeye igihe abivugira, twarahebye. Ari ibiseke twarabimutuye, ari amaturo akomeye twaramutuye, ariko twategereje igihe azatubwirira ko tubyara, turaheba. Nuko wa mujyanama w'amahoro arababwira ati, umva rero mureke mbabwire, ese ari ijambo rya nyogosenge, ari ijambo rya Yezu, ijambo wakwizera kurenza irindi ni irihe? Nuko urumva nawe igisubizo cyari gihakurikiye, ati ni ijambo rya Yezu. Nuko arabwira ati, nyogosenge ntabwo ari buzabaho urubyaro, ahubwo ni Yezu. Mugende mupfukame mu kiliziya nk'ikimenyetso cy'uko atari nyogosenge uzabaho urubyaro, ahubwo ari Yezu uzabaho urubyaro. Mugende mubwire Yezu rero muti, Yezu ni wowe twiringiye, ni wowe uzaduha urubyaro. Nuko rwa rugo ruragenda. Guhera icyo gihe, igihe cyose bagiye mu kiliziya ati, Yezu turakwiringiye, Yezu ni wowe uzaduha urubyaro. Uzi ko umwaka warangiye, wa mubyeyi acigatiye uruhinja mu ntoki, kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aha, nk'uko nanjye akenshi dushobora kuba dufite utuntu twagiye tubika, ukabika akantu, nyogosenge akubwiye nabi ukabibika, nyokoroma akubwiye nabi ukabibika, umuvandimwe mutoranya akubwiye nabi ukabibika, mama wawe, papa wawe, ababyeyi bakubwira akantu ugakabika, kaza kurangira umutwe wawe wuzuye utuntu, umutima wuzuye utuntu, nibwo uzasanga umutima wawe uri kure y'Imana. Wiringiye abantu, wiringiye amagambo y'abantu, ariko ijambo ry'Imana ntiyigeze ubyiringira. Wiringiye imvugo z'abantu, ariko Imana yo ntiyigeze uyiringira. Nguko nanjye muri sosiyete zacu dufite ibibazo byinshi bimeze nk'uku nguku. Abantu bagiye batubwira amagambo mabi, ati ntuzashaka utarazana iki ngiki, ntuzabona umugabo mu gihe nzaba nkiriho. Nawe ibyo bintu ukabigenderaho. Ese ari nyogosenge wakubwiye icyo jambo, ari Yezu ufite ijambo ry'ukuri ninde? Ongera ubyibazeho no munsi. Akenshi bakristo bavandimwe twiringira ibintu, amafaranga, tukumva twajyana ibiseke muri izo nzira zose, tukumva twakwiringira amagambo abantu baza gutubwira, bamwe batuzingura, bamwe badukuraho inzitwaro ndetse n'izindi mbogamizi zose twagombye kugira mu buzima, ariko tukaza kwibagirwa ko ari Yezu ufungura. Reka ni Yezu utanga urubyaro wa mubyeyi we, nta muntu kuri isi waguha urubyaro. Uzasanga amagambo twagiye twiringira abantu, ati uyu nguyu nimubwira iki ngiki azatugenzereza atya. Nibwo uzasanga bamwe kubera imivumo yagiye itambuka hafi aho ngaho, bamwe rero barajyana amaturo wajya ngo no kujya guhongerera, abandi bakamera nk'aho ari two bagiye gutanga, ati nimpereza sogokuru ibi ngibi, nimpereza data bukwe ibi ngibi, nimpereza mabukwe ibi ngibi, nibwo azanzingura ubundi nanjye nkagira gute, nkabona urubyaro, ngatsinda, ngashaka, nkabona uburyo nakuza cya gikorwa. Ayinya, abo bose n'amaturo y'ibintu n'abantu wa mubyeyi we, nta buntu bw'Imana burimo. Mu gihe cyose utarakira ubuntu bw'Imana, wagize se ngo uzahirwa bwahe? Uhirwa no kwakira ubuntu bw'Imana. Akenshi muri ino si twiberaho mu mihango ya gipagani, ugasanga uri gutanga za ruswa, ati uyu ngo arankorera kino, uyu arankorera na kiriya, ariko tukaza kwibagirwa ko abo bantu atari bafite ijambo rya nyuma. Za ruswa utanga, ibyo byose ukora uri guterekera, uri kubandwa, wibonekeza, ibyo byose ni amagambo y'abantu, twose ni utuntu uri kubika, ntabwo tuzaguhesha amahoro. Uzatsinda ryari? Ushobora nawe kuzabona urubyaro, ushobora kuzatsinda, ariko ka kantu wagakuyemo, ka kantu kuko ari Imana ifite ububasha yonyine. Imana nivuga ijambo rimwe byose bigakoreka, kuko nta kinanira Imana. Naho wowe se niba wariringiye ibintu, ukiringira twa tuntu twose, ukiringira abantu, ba nyogosenge, ba nyokorume, babandi bose abanyabubasha, ariko nta na rimwe wigera wiringira Imana. Nyagasani turakwiringiye, niwe uzaduha gutsinda, niwe uzaduha urubyaro, niwe uzaduha. Imana ishobora byose. Niba byose abantu bajya bapfundika, Imana ishobora kubipfundura. Niba byose abantu bajya bavuga ko bidashoboka,
Imana irabishoboka ko ntakinanira Imana. Naho wowe ntukajya wiringira gusa abantu, ahubwo Imana ngaho Imana ishaka gutuganisha muri sosiyete zacu. Ujye wibuka ko uyunze n'abantu, ariko ntukibagirwe kwiyunga n'Imana. Twiyunga n'abantu dukoresheje ibintu, ariko twiyunga n'Imana dukoresheje nyine ubuntu bwayo. Ubuntu bw'Imana bukadusendera. Rero ujye uzirikana ko ibintu burya ntaho bizakugeza. Imbabazi z'uko wabanje gutanga ibintu nta na rimwe zizakora, ahubwo imbabazi, impuhwe z'Imana. Nyuma yo kumva imvura mu gitabo cya mbere cyangwa mu isomo rya mbere twakiriye, na nyuma yo kumva ivanjiri ya Yesu Kristo, amaturo tugomba gutura Imana no gutegereza gushaka kw'Imana, ubuntu bw'Imana, reka dusoreze ku ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 55 umurongo wa 10 kugeza ku 11. Nanone kandi nk'uko imvura n'urubura bimanuka ku ijuru ntibisubireyo bitaweje ubutaka, bitabumejeho imyaka kandi ngo biyikuze, ngo bihe umubi bw'imbuto n'ifunguro rimutunga, ni nako ijambo risohotse mu munwa wanjye ritanga rukwamara amasa, ritarangije gushaka kwanjye ngo risohoze icyo naritumye. Amen. Umunsi ukora umwitozo nanjye kukubwira ngo ukorere muri chapelle, ukore mu kiliziya. Ese ibihe ndi kunyuramo, ibyago ndimo, ibitotezo ndimo, akaga ndimo, ibibazo byose mfite, ibisubizo ntari kubona, wasanga nariringiye abantu ijambo ry'abantu aho kwiringira ijambo ry'Imana. Hari imvugo Kinyarwanda igira iti, aho kwiringira umutogoto w'inkono wakwiringira ijambo rya nyirayo. Yesu, ndakwiringiye ibi na biriya niho uzabimpa kubera ubuntu bwawe, ubuntu bwawe bw'igisagirane. Mutagatifu Antoni wa Padua udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.